Burya rero ntakiza nko gusoma ugasoma inyandiko zanditswe n'abahanga. Abahanga baricaye barashishimura bandika umuvuno w'uko ubuzima buteye. Uyu munsi tugiye kuvuga byinshi cyane, amwe mu mabanga yihishe mu nyandiko. Tekereza uyu mwanya, umugore aryamye ku buriri ahumeka vuba agahindukira ataka akongera akicecekera. Mwa bantu mwe muvuga mutarabona. Iyo tuvuze ku buribwe usumva bamwe bagira bati iryinyo niryo rya mbere mu kubabaza, abandi nabo bati ntuzi ukuntu ubushye buryana. Ese mu by'ukuri niki kiryana gusumbya ibindi? Tekereza ku buribwe umubyeyi wabyaye cyangwa se wakuyemo inda ahura nabwo. Ese kubyara birababaza koko? Ese ni igihano cy'umubiri cyangwa se ahubwo ni uburyo umubiri w'umugore waremwemo bwo gutanga ubuzima bushya? Nk'uko bisobanurwa mu gitabo kizwi cyane mu buvuzi bw'ububabare, World Mesac Textbook of Pain. Ububabare si ikintu twumva gusa, ni ubutumwa bwihariye umubiri wohereza mu bwonko buvuga ko hari igikorwa gikomeye kiri kuba. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga ya siyansi n'ubushakashatsi, turebere hamwe impamvu zituma kubyara biba kimwe mu bintu bibabaza cyane umuntu ashobora kunyuramo kurusha ibindi. Mwese mbahaye ikaze mu isi y'inyandiko. Njye mwumva kuri Mike, ndi umusanamitima w'ukuri nkawe umukire mu bakire, Albert Meho. Ikaze. Gutangira gucengera mu mabanga y'inyandiko. Mwa bantu mwe, uburibwe bwose waba utekereza ko aribwo bwa mbere ntabwo bwagira no kuri kimwe cya kabiri cy'uburibwe umubyeyi uri kubise cyangwa se wakuyemo inda ahura nabwo. Gusa igitangaje ni uko nyuma y'ubwo buribwe buryana cyane, nyuma yo kwibagirwa ububabare, umubyeyi yumva ashaka kongera, ndavuga kongera kubyara. Aha rubanza ariyo mpamvu tuvuga tutisubirayo ni amahwa. Baragushuka. Amahwa ariyo kandi menshi cyane. Winjiye muri materinete uri umugabo ukitegereza uburyo abagore bataka bari kubise, nzi ko wahava uvuze uti sinzongera gutera inda. Yewe n'umugore wawe bataka agira ati Mana nunyize irya none sinzongera. Gusa yakiza hamuryaga akareba ukuntu afashije Imana kurema, muri we yiyumvamo urukundo rudasanzwe akunda uwo mwana gusumbya ibindi biremwa byose biri ku isi. Gusa nubwo kubyara bibabaza cyane, ntabwo uburibwe bungana ku bamama bose. Uwabyayeho ntabwo yanganya uburibwe n'uri kubyara bwa mbere. Uwabyaye abazwe ntanganya uburibwe n'uwabyaye bisanzwe. None reka twinjiye mu gice cya kabiri cy'inyandiko, turebe zimwe mu mpamvu zituma kubyara ari cyo gikorwa cya mbere gitanga uburibwe cyangwa ububabare, ariko kandi akaba ari nacyo gitanga ibyishimo. Ubanza twavuga tuti biryana biryoha. Burya ngo igihe umwana agiye kuvuka, nyababyeyi cyangwa se uterasi yiyegeranya inshuro nyinshi, bigatuma inyama zegereye nyababyeyi zikora ibyitwa contraction, aho zisunika umwana akajya mu nzira y'imyororokere, zigahagarika umuvuduko w'amaraso mu nyama zimwe na zimwe, bigatuma imyakura isohora ubutumwa bw'ububabare mu bwonko. Mu gitabo Pain Management in Childbearing cya Magriel hasobanurwa ko nyababyeyi ari imwe mu nyama zikomeye cyane mu mubiri w'umuntu, kandi ko uko ikora cyane ariko ububabare bwiyongera. Undi mwanditsi w'umunyabuvuzi Hans Cowell mu gitabo cye The Thinking Woman is Guide to a Better Birth yerekana ko impamvu ikomeye ituma kubyara bibabaza ari uko umwana aba ari munini ariko inzira anyuramo ikaba nto cyane kandi yuzuye imyakura. Iki gihe amagufwa yo mu kiziba cy'inda araguka, maze imitsi ikaramburwa, kandi imyakura ikanguye cyane, ubwonko bwakira ubwo butumwa nk'ububabare bukabije. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko mu gihe cyo kubyara umubiri usohora imisemburo nka oxytocin utuma nyababyeyi yiyegeranya, ndetse hagasohoka n'undi musemburo witwa prostaglandin wongera imbaraga mu gusunika umwana. Nk'uko bigaragara mu isesengura rya siyansi ryasohotse kuri Science Direct mu bushakashatsi bwiswe Physiologic Basis of Pain in Labor, bavuga ko iyo misemburo tuvuze haruguru ariyo y'ingenzi mu gutuma umwana avuka, ndetse ari nayo ituma kubyara gukomera cyane, bigatuma ububabare bwiyongera. Si ukubabaza gusa. Mu gitabo kizwi ku mico n'imitekerereze ku kubyara, Birth as an American Rite of Passage cya Robbie Davis Floyd, hagaragazwa ko ububabare bwo kubyara butuma umugore ahindagura imyitwarire, agahumeka mu buryo bwihariye, akagenda uko umubiri umuyoboye. Burya ngo ibi bifasha umwana kugenda neza mu nzira. Nanone oxytocin isohoka mu gihe cy'ububabare ikaba ifasha umubyeyi kugira urukundo rukomeye ku mwana nyuma yo kuvuka. Naho ubushakashatsi bwasohotse muri BMC Pregnancy and Childbirth bwerekanye ko uburyo umugore atekereza ku kubyara, uko yiteguye n'uko yitaye ku bwoba, bigira uruhare runini ku rwego rw'ububabare azumva. Niyo mpamvu uburyo bwo kwigishwa guhumeka
gutuza no kwitabwaho n'abaganga bifasha bamwe kubabara gake kurusha abandi. Ubundi bushakashatsi bugaragaza ko kubyara ubazwe nta bubabare bwinshi biteza nko kubyara bisanzwe, gusa buri buryo nabwo bukagira ingaruka zabwo zihariye. Bivuze ko ingaruka nziza cyangwa mbi zo kubyara ubazwe zitandukanye kure n'izo kubyara bisanzwe. Gusa ku ruhande rw'abaganga ngo iyo uhisemo kubyara ubazwe nibyo byiza kuri wowe n'uwo utwite, ngo kuko aribwo baba bafite kontroli yuzuye ku buzima bwanyu mwembi kuruta kubyara bisanzwe. Tukivuga ijambo kubagwa, none se kubera iki umubyeyi abyara abazwe? Ubundi bikorwa ryari? Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe: niba umubyeyi yarabyaye imbere abazwe, akenshi biba ari ngombwa ko yongera kubyara abazwe. Impamvu ya kabiri, igihe umubyeyi atwite impanga, imyanya y'umubyeyi ishobora kudakwira abana benshi icyarimwe. Impamvu ya gatatu, igihe umwana yabanje ibindi bice bitari umutwe nk'amaguru, iki gihe nabwo urabagwa. Mu gihe umuvuduko w'amaraso uri hejuru, diyabete cyangwa placenta igapfuka inzira y'umwana, placenta previa, ibi nabyo bituma umubyeyi abyara abazwe. Kuba umwana ari munini atabasha kunyura mu matako, ibi nabyo byongera amahirwe menshi yo kubyara ubazwe. Impamvu ya nyuma twasorezaho, iyo ubyisabiye nka nyir'ubwite, burya ngo biroroha kubigukorera. Nk'uko siyanse n'ibitabo by'abahanga bibigaragaza, kubera iki kubyara bibabaza cyane? Ni ukubera ko umubiri w'umugore uba uri mu gikorwa gikomeye kurusha ibindi byinshi, aricyo gutanga ubuzima. Ni ihuriro ry'inyama zikora cyane, imyakura yohereza ubutumwa, imisemburo yihuta n'amarangamutima. Ariko inyuma y'ubu bubabare hakurikiraho ijwi rito ry'umwana, ijwi rinezeza, ijwi rihindura umunaniro amateka, rigahindura ububabare kuba intangiriro y'ubuzima bushya. Wowe twatangiranye kino kiganiro tukaba tugeranye ku musozo. Reka ngushimire cyane nkubwira ngo icyo gukora urakizi. Njye mwumva kuri Mike, nitwa Albert Mero, umusanamitima wo kuri Shalom.